Yes, ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza nshuti mukunze ukomeje gukurikira 3M TV. Njye rero nitwa Eddy Kelody, ngarutse muri ya nkuru yanyu y'urukundo mukunda cyane bayita Love in Shadow. Love in Shadow rero ngarutse n'igice cya gatanu. Nizere yuko mumeze neza twagiye. Sophia Loren atunguwe cyane aba yicaye ahangaha nyine nyuma yo guhamagarwa n'uyu mugabo Adrian Cross mu buryo butangaje cyane, ahita asohoka aturabona kino gicucu di agenda yegera uyu mushuti we magara uba witwa Jackie. Ageze kuri Jackie ati Jackie, uzi ibintu bibaye, nakoreka nze nkubwire inkuru yose ukuntu yatangiye. Urumva ibintu byose ukuntu byatangira ubwo nari nkiri mu Rwanda nkora kuri kiriya gitangazamakuru cya 3M TV. Uyu mugabo yanyirukanishije mu kazi, yari umugabo w'umukire, yanyiciye musaza wanjye, mbese urebye n'ibintu byinshi. None numva ikintu gitangaje ngo yageze hano muri Amerika ngaje kundeba. Ubu ndimo kwibaza ukuntu ibintu bigiye kugenda. Ubuse koko aje kundebera siki? Uzi ko wagira ngo ameze nk'aho ari kwicuza, ameze nk'aho ashaka kunsaba imbabazi. Jackie bimutunguye cyane, andeba mu maso yarangiza ati ariko Sophie ntukansetse, none se uwo mugabo yari kugukora ubwo bugome bwose? Mbese Liam niwe wamwishe? Yishe Liam usamuhora iki? None se tuvuge yuko wenda ari nawe wamwishe da, akwirukanisha no mu kazi, mbese waramwanze, waramukatiye? Ni iki se kintu wapfa n'umuntu kurya yagukora ubugome bugeze aho ngaho bwose? Reka kiriya gitangazamakuru urabizi nawe, nta gahunda bagira, birukana abakozi uko babishatse. Ibyo rwose si ibintu byo kujya gutekereza. Urabizi Mr White yibera nawe mu mahanga nta n'ibyo abazi. Rero ibyo abakozi bagenda bakora byo guhinduranya abakozi n'ibiki byose ntabwo ari ibintu wajya kuvuga ngo uwo mugabo w'umukire uri kuvuga ngo kwanga bikezaho yagukora ubwo bugome bwose. Njye ndumva narimo kubyumva, ndumva wamfashe ukansobanurira. Njye mbwira se uwo mugabo yitwa nde se ubundi? Urumva ni ikigabo cyitwa Adrian Cross, ni umukire cyane mu gihugu cy'iwacu, ariko ibintu akora mana yanjye ni ubugome bukabije cyane. Numva nabanje gukeka yuko ari we wishe Liam, nangira iperereza ryo kumwigaho ngo ndebe yuko kuko yaba ari we wishe Liam. Ariko mu gihe nari ndimo gukora iperereza mu kazi nagize gutya njya kubona mbona baranyirukanye, nta n'ikintu na kimwe nakoze. Ntekereza rero yuko yaba ari we wanyirukanishije. Umve ngo umuntu witwa Adrian Cross anjya mu matwi, anjya mu mutwe. None kano kanya namumuka, none ejo bundi njya kurira mu ndege, nyamara kugera mu kirere mu ndege nigiye kujya kubona mbona umuntu yirukanka inyuma y'indege wagira ngo twari duteze moto cyangwa imodoka, ashaka kutaruka ngo ayisimbukire. Ndibaza Adrian Cross anyanga uruhe rwango rutuma yumva yanakurikira indege ngiyemo. Nari ngiyemo aya mahoro, musigiye ibitangazamakuru bye, musigiye ubugoryi bwe n'ubugome bwe, ariko n'undi arangara ankurikirana. Ubu ngubu ni ukuri nayoboye ikintu cyo gukora. Ni ukuri kw'Imana Jackie mbarangira inama. Uyu mugabo arampamagara arambwira ngo arashaka yuko duhura ngo nimutega amatwi mwumve. Ubu ngubu nabuze ikintu cyo gukora. Jackie ndeba mu maso ubona atazi icyo gukora, akavuga ati ariko Sophie uri muzima, basi uri normal mu mutwe wawe utekereza neza? Ndavuga nti ariko se winuka, ntabwo ntekereza se ubwo urumva yuko ibintu nkubwira ndi umusazi? Ibyo se ubwo uri kumbwira ni ibiki? Jackie ati urumva ubwo mbwiye ko ari umukire n'umuherwe, ariko gusaba ngo muhure mubwira aze hano, kino gihugu turimo gifite umutekano kandi nubwo nawe cyaba gifite. Ntekereza yuko atadutsinda hano nga mfite imbunda, naza nubwo ryo turare tumumena umutwe weho mubwire aza kureba hano ngaho, ahubwo muhamagare kano kanya. Sophia ati hoya sha Jackie, urumva gira kigo nge bobo nagira ngo yego n'umusore mwiza nubwo ndakumwita ikigabo, ariko rero mba mbona ateye ubwoba. Jackie ndeba mu maso akambwira ati wewe ukora ibyo nkubwiye, muhamagare hano ngaha turatwize, umutekano wawe urize, waramukamera ari bikirumva, reka za tumutega amatwi twumve. Mbura icyo gukora nyine kumfata telefone yanjye mpamagara Adrian Cross ngo ntumubwire. Nyamara kumuhamagara mfata yihuta ati Sophia none uramfashe uramamagaye, narinde hafi kukugeraho, ntabwo urere muri leta ya California se mu mujyi? Atagira kumbwira ibintu byose numva kuko yahamenye. Nanjye mpita ati Cross tuve mu magambo menshi, uri kunshakira iki? Cross ati icyo nshaka ndagushakira kubonana nawe ngakubwira icyo ngushakira. Ndasakonerwa nkahita mubwira nti okay ngaho nsanga ahangaha, hajya kuri WhatsApp nguhereze location. Muherereza amerekezo nkoresheje WhatsApp location. Ubundi Cross ndicara njye na Jackie dutegereza yuko umugabo atugeraho. Nyuma y'akanya gato cyane twagiye twumva imodoka igeze mu rugo, nyine duhita twibaza se none umuntu uje n'indi byagenze bite. Tugiye wenda ngo ni Cross wahise ahagera. Jackie arasohoka akajya gukingura, gusa mu buryo budasanzwe ajya kubona akabona ni kakabwa kagarutse. Akagahungu gahita kinjira kakaza ka Wilson kakigera mu nzu, kakahita kavuga kati
Jackie ndarebye nsanga ntabwo najya kwibana, ntabwo nagusiga ubuzima bwose, rega njye nawe twaremewe kubana, ntabwo nari nzi yuko ukomeje, nangiraga ibyo navuga byose ntabwo nari nkomeje, mbabarira rero unkiri impuhwe rwose umbabarire. Ako kanya Jack ahita avuga ati ariko wiri ushaka kuzansaza, ushaka kuzatuma n'umutwe, ese undi nicyo ushaka mu buzima bwanjye? Wiri ndavuze ngo hita wongera ukadusubira ivuye, kandi nakubwiye ngo mu buzima bwanjye sinshaka kuzongera kukubonamo na rimwe, nibitaba ibyo ngibyo ndaza gusaba restriction order bakunkura iruhande, ko sinshaka no kongera kubona mu buzima bwanjye. Ubu nanukira niyo nyegere mba numva utuma mbura umutekano, iyo nyegere utuma numva natekanye, mba urusohoka ahangaha. Leta yongera akakata imodoka nyine agasohoka, ahita abona yuko Jack agifite umujinya, akavuga ati wenda azagaruka ubutaha. Ibyo simba mbyitaho, njye mba ndaho ngaho nifitemo n'ubwo ndi kumva umugabo ntinya utebwa nka Adrian Cross tugeraho, ariko abanyamafaranga n'ukuri barakimara. Ibaze nawe umuntu nari nsize mu Rwanda nta n'iminsi ibiri iciye, hagahita dusanga hanze. Twagiye twumva noneho indi modoka irasonye, ahita ajya gukingura, noneho tuhita tubona niwe. Ariko mwumva ikintu gitangaje, Jack akingura imodoka ubona yasaze, arebye Cross abona ni umusore mwiza cyane, aramuhobera. Cross ati excuse me, ndashaka umuntu uri ahangaha witwa Sophia Ren, yaba ari ahangaha? Jack ati yeah it's okay, she's my cousin, ni mubyara wanjye ahangaha rwose, ari mu nzu, ubwo mwakwinjira mukaza mukamureba. Nose murakundana, ni umugore ni Sophia Ren katambwiye ko afite boyfriend mwiza nkawe? Cross araseka cyane ati ntabwo abibona ko ndi mwiza, wenda niwe babashe kubibona, ni byiza koko ndi mwiza. Jack ati cyane, uri mwiza cyane, na umuhungu wa mbere mwiza mbonye muri ino si, uzikurusha na boyfriend wanjye. Cross araseka bikantungura kubera ukuntu mba ndi mu idirishya ndimo kumureba, nkabona ari guseka, bati se buriya kirisetsa ibiki, irangona gusa umwicanyi gusa arimo kwisetsa. Ubwo rero mpita nicara, ariko ndimo gutitira. Cross baraza barinjira baricara. Jack ati Sophia dore umushuti wawe arahageze ngo numusuhuze. Mpita mvuga nti no, kumusuhuza ntabwo ari ngombwa. Cross cara hariya, mwicare hariya tuganire. Ndica, ubwo rero aricara, nanjye ndicara. Ubwo nyine ahita nawe kubona ameze nkaho yari yiteze yuko ngiye kumuhobera. Ndavuga nti se uzi ko ngiye kuguhobera? Njyewe ndagubera se dupfana iki? Ngiye wicara umbwira ikintu uje kundebera ugende. Jack ati hoya se, witangira se kumubwira nabi? None se umuntu aradusuye, turaba tutaye twanamubaza ikintu tumwakiriza, ugatangira ukamubwira nabi koko? Sophia ukwiye kwitwara neza. Kimara kumbwira gutyo ndavuga nti wembwira ibyo ngibyo Jack, mbabara rwose, ahubwo nduva duhana akanya, ariko nako wigenda atangira nabi, guma ahangaha. Cross biba byamurenze agaseka, akavuga ati ariko Sophia Ren, waba se urwaye nko mu mutwe, ufite ikihe kibazo? Ufite irihe hungabana rituma wumva yuko abantu bose bakwegera ari abicanyi? Ninde mwicanyi wakwatatse se? Barakwishe se? Nicyo kibazo wagize gituma wumva ko buri muntu wese ukwegereye aba ari umwicanyi bashaka kukugirira nabi? Mba numva nkahita mvuga nti ariko se Cross, mbwira ikikugenza ureka kumbwira ibyo ngibyo byose, kuko ibyo byose uri kumbwira nta hantu biri buze kutugeza. Njye mbabura umbwire ni iki kikugenza, ni iki gituma ufata indege ukerekeza muri kino gihugu, ko naguhunze nkigendera ibintu rwose ntekereza yuko bimeze neza cyane, uracyashaka iki koko mu buzima bwawe? Cross aba ari aho ngaho nyine, ugahita ubona abuze nk'icyo atangira kuvuga, agahita atangira kuvuga ati Sophia, ndagusabye untege amatwi unyumve, inkuru z'urwenya n'ibindi bintu byose reka tubireke, njye nganire nawe mu buryo busanzwe buri normal. Sophia urabizi ntabwo turi inshuti, njye nawe ntabwo tuziranye. Inshuro ya mbere njye nawe twahuriyeho ndayibuka rwose nkaho byabaye ejo, ndabyibuka cyane. Ndibuka nza mu kiganiro nje gusobanura umushinga nari mfitiye abanyarwanda. Sophia nyakira neza cyane, umbera umuntu nigeze mbona ahandi hantu ari hose. Mbese uri umuntu buri muntu wese yakwifuza kuba inshuti nawe, uri umuntu w'umutima mwiza. Sophia rero ndashaka umbwira ikibazo ufitanye nanjye cyatumye ufata umwanya wawe ukankoraho iperereza, cyatumye utangira kunyemanga bigeze ari hose. Ni ikihe kintu, ninde muntu, ni iki cyabaye kugira ngo wumve ko Adrian Cross jya ari umwicanyi? None wowe nta nubwo mfata nk'umuntu mubi, ahubwo ndi umwicanyi. Ibyo rero nibyo nshaka wenda kwansobanurira, hanyuma menye ukuntu ibintu bimeze. Namwe ndavuga ariko se ntukijijisha, ubwo se uri kwijijisha kurinde? Reka nkubwire Cross, umuvandimwe wanjye apfa, ibintu byose nawe urabizi. Umuvandimwe wanjye apfa, nakubonye imodoka zawe z'umukara zakomeje gukata aho ngaho.
Cross si nibyo ngibyo ibintu byatuma ngukeka ni byinshi cyane. Nagiye muri telefone y'umuvandimwe wanjye nsanga muravugana. Cross kuba mwaravugana mwakabaye mwana inshuti nkurikije inshuro wamuhamagaraga zari inshuro zitagira ingano, ariko izo nshuro zose wamuhamagaraga nta na rimwe nigeze mbona uza no ku kiriro cye kumushyingura. Ngaho nsobanurira nawe ubu buryo ntari kugukeka. Mwahamagaranye inshuro nyinshi. Cross ntabwo uri umuntu usanzwe buri muntu wese apfa kwisangaho ngo abe yavugana nawe. Ngaho nsobanurira ni cyo wavuganaga na musaza wanjye Riyamu. Mbese nsobanura nawe mwavuganaga ibiki? Iki cyatumye imodoka zawe zari zagusa ahantu hari kubera ikiriyo? Ni iki gituma imodoka zawe buri gihe ndi kugenda nijoro ziba ziri kunkurikira? Ibyo byose nibyo nshaka ko nsobanurira, nurangiza umbwire n'impamvu ibyo byose ari uko bimeze nkaba ntagomba kugukeka kuri umwicanyi. Cross ndeba mu maso ukabona bisa naho bimutunguye ati mbese nibyo numva gufite n'izindi ngingo, ariko niba ari ibyo ngibyo birantangaje. Sofia umunyamakuru nkawe w'igitangaza, ntekereza yuko utakabaye wita kuri izo details nk'izo ngizo ngo zishingireho winjira mu bushakashatsi bwo gutara inkuru. Nk'umunyamakuru umuhanga wakabaye ushingira ku bintu bifatika. Reka dore ku kintu cyo guhamagarana na murumuna wawe kenshi. Kuva nagusanga mu gitangazamakuru wakoragamo nifuje kuba inshuti nawe, ariko ntiwigeze ubinyemerera. Namunyuzeho rero kugira ngo azampuze nawe, nubwo bitagenze neza nyuma akaza kurwara agapfa, ariko rero nari namunyuzeho ibi byo twabaga tuvugana yabaga ari uburyo yampuza nawe muri rusange. Icyo nicyo cya mbere cy'amakuru ndagisubije. Icya kabiri cy'impamvu nigeze nza ku kiriyo, ntabwo wari uzi yuko njye na murumuna wawe twari inshuti, nta n'umuntu n'umwe wari ubizi. Kubona nkanjye Cross naje ku kiriyo byari gutuma unyemanga nabwo, ahubwo nubwo uvuga ngo nahohereje imodoka ngiye maze none uri kumunyekera rimwe, kuko na rimwe wari warigeze umbona iwanyu. Mbese ni byinshi. None ikintu kijyanye no kuvuga ngo murumuna wawe ngo imodoka zanjye zaragukurikiranaga. Sofia ndagukunda rero kuba nagushyiraho abantu banjye ngo bagukurikire bagucungire umutekano by'umwihariko mu masaha y'ijoro. Nkeka ko utigeze uzibona ku manywa, kuba rero bagukurikira mu masaha y'ijoro nabyo byose byari urukundo nagukundaga. Ariko biranangaje ukuntu wabifasha ugatuhuza ukumva inyushe murumuna wawe, ukumva nawe ndashaka kukwica, ukumva mbese sinzi. Ndebe ibintu ari kwigira nk'abana, ariko Adrian ubona ari we muntu uzi ubwenge muri ino si ya rurembo, ubona ari we muntu wa danje, sibyo? Ubona ari we muntu uzi ubwenge. None se ngaho ngira ikintu cyatumye nyirukanisha kuri televiziyo nakoragaho ugasesa kontara ugatanga amafaranga atagira ingano kugira ngo banyirukane kuri televiziyo nakoreraga. Ibyo byo bisobanura ute? Cross noneho mpita mbona asa naho azi icyo kuvuga, aravuga ati Sofia nyine kuba wari ufite amafaranga byatumaga unca amazi. Kuba rero biranarabikoze nagiraga ngo ngucisha bugufi ubanze ubura akazi n'ubu umushomeri tubasha noneho guhuza utakiri no kunkora ubushakashatsi. Ariko ikintu cyambabaje nuko ukimara kubura akazi wese utegukaza muri Amerika, bigaragaza ko wari warasevinze. Ikindi cya kabiri ufite inshuti nyinshi cyane za kavaringa mu gihe wahuye n'ikibazo. Rero nakoze ikosa rikomeye cyane ryo kukwirukanisha mu kazi narikunze. Icyo cyo ndanagisabira imbabazi. Mpita noneho numva ibintu ambwira bifite ishingiro. Birambenga ndatangira gutekereza, ariko Cross mwese basura muzima iyo urebye uri muzima. Mwese ko kibagiye guca muri izo nzira zose, iyo uzi ukanyegera ukambwira uko bimeze ko ntari kureka kukumva. Cross ati uherega Sofia nta mwanya ujya ubona, nawe ubwawe wiburiye umwanya isi ugumva njyewe uri kumbonera. Ni gake se nagira ngo ngutumira kuri dine wigeze usase? Sinagutumiye iwanjye niyo ubaraje se? Ko nagutumiye mu maresitora agiye akomeye waraje? Nahise mbyibuka koko nibuka ubutumwa nagiye mbona bwinshi, ndavuga ntirega tuba dufite message nyinshi abantu b'ibyamamare bazwi, ntabwo nari kumenya ngo ni Cross cyangwa ninde. Ubwo rero mbabare nabaga numva ari nk'umufana ushaka gusohokana nanjye, ntabwo nagiye nita ku butumwa bwawe, ariko iyo nza kumenya ko ari weho sinari kureka kuza rwose. Nuko rero ngaho mbwira urashaka ko bigenda gute? Cross noneho ahita asa naho noneho abonye yuko ibintu bisa naho byoroshye, ko nanjye ibintu maze gusa naho byoroheje, akambwira ati Sofia ndifuza gukundana nawe, kandi igisubizo ndashaka yuko ugitekerezaho witonze ukamenya igisubizo cyawe. Ndifuza gukundana nawe Sofia, ndagukunda n'ukuri, kandi ndifuza yuko hano amahirwe nkakundana nawe. Niteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo nkundane nawe. Ndamureba nkavuga ariko Adrian njye nkundane nawe? Wanyirukanishije mu kazi ibintu byanjye byose warabyangije, watumye nzima, wanyiciye ubuzima, none uri kuzunera isasimi ngo nkundane nawe. Usibye no gukundana nawe ahubwo ndikumva no kukureba nunga biri kumbangamira, uri gutuma numva natekanye. Nta kuntu wasohoka ukagenda ugasubira mu Rwanda ukavanga ukagenda ko naje kwitangira ubuzima ndi kwishakira n'akazi.
Adrian Cross mbona yuko yiruhukije amagambo mubwiye mukomerekeje ati ariko kuki utanyumva mfite amafaranga yahindura ubuzima bwawe ibyo bintu byose nabishyira ku murongo mfite kampani nyinshi naguhamo akazi usibye n'uvuga ngo iriya televiziyo n'aka kanya nababwira bakaguha akazi n'izana zibwiye zikaguha akazi mfite amafaranga yagushingira televiziyo yawe Sofia kuki utumva yuko ndi igisubizo cy'ibibazo byawe numva ayo magambo ariko mbwira nkahita mbwira numva Adrian mbabarira rwose mbabarira ibintu tureka kunabivugaho ahubwo uri gutuma numva ntameze neza mbabarira ugende ibyo byose Jack arimo kubyumva yiturije yicaye hirya harimo araseka amwenyura nkamubwira nti se wowe urimo uraseka iki Jack ati ariko Sofia njye najyaga mbona uzi ubwenge ariko kumbura umusazi nawe nta bwenge ugira narenze ko ari njye muntu w'umuswa kumbi weho uguri inyuma yanjye si weho ejo bundi wari urimo urambwira nako reka nkwihorere ibyo ngibyo ndaza kubikubwira nyuma ikintu nakubwira wivuga ayo magambo warakaye ibintu bibaye ni byinshi bikwivangiye mu mutwe ukeneye akanya ukicara ugatekereza ukamenya neza icyo gukora Adrian Cross ati umva Sofia njye nta hantu njya ntabwo nsohoka muri ino nzu utamaye igisubizo nafashe indege nzangaha wasanga n'ubu ngubu muri kunjija mugiye guhita mwongera mukimuka mbabarira umpereze igisubizo kandi cyiza njye nakubwiye ko ukunda nakubwiye ibitambo byose natanze ibintu rero uri kuzusobanurira umbwira ngo ibiki ngo ntago byumva ngo nakwangirije ubuzima nangaho ushaka ni iki wumva cyasubiza ubuzima bwawe muri gahunda mbikore basi aka kanya ariko njye mvangaho maye igisubizo ndamureba nkabo nkumva biransekeje cyane nk'abana ariko ubundi Cross mbabura mbwiza ukuri wankundiye iki ubundi mu buzima bwawe utambeshye mbwiza ukuri wankundiye iki Cross ahita avuga ati ikintu cya mbere nagukundiye uri umuhanga mu bintu byawe byose uri mwiza n'inyuma ikintu noneho cyihariye kikuriho abantu bose batajya babasha gusobanukirwa n'ukuntu ugira umutima mwiza kuba aka kanya turi kuvugana n'ibintu wanyekeraga mu minsi ishize wari uri mu iperereza ryemeza yuko nishe musaza wawe ni cyerekana yuko ufite umutima ubasha kumva umuntu kuba rero warabashije kunyumva ndakwinginze n'ubu ngubu ngeno nyumve kandi nukuri mbabarira nukuri ubashe kunyumva nanjye sinzi n'impamvu nyinjira mu mutwe kuko ubundi njye sinjya nkunda gutya nta nubwo nigeze nkundaho no mu bihe byatambutse n'ubwa mbere nkunze umuntu ariko mbabarira nukuri umpa agaciro mbabarira umwunde nukuri Sofia ndakwinginze Jack ahita avuga ati gusa wababariye undi mwana kandi ukamukunda Sofia ibyo bintu rwose urimo ntabwo ari byo umuntu yagutakambira yenda gusuvamo umwuka urahunga wamuciye amazi utangiye kureba muri telefone vuza nicyo gitelefone hano afata telefone yanjye arayijugunya numva birancanze numva mbuze nkaho ndigitira urumva ko umuntu w'umukire none utinyiza abadira nawe ngo ni mukatira aranyica numva ubwo butangiye kunyisha ndabaza Imana yanjye nese ubuno urukundo ari kunyinisha numva noneho ntangiye kubura ubwenge ndavuga se Adrian Cross ari gukina nanjye ngo bimwungukire ikizi aho yakagiye muri business za Cross Enterprise agende kubi nyamakuru bye n'ibyo byose ubu ngubu ninjye yahisemo kuza guherezaho shanumvishe mincanze kabisa nitekerezo ndavuga okay Cross igisubizo uragishaka ni igisubizo ushaka sibyo simbwiye ko ushaka igisubizo nyine kumubwira yego ndagukunda yego singukunda none se urumva ngukunda weho tekereza kabiri ukurikije ukuntu ubona ku situation imeze urumva ngukunda nagukunze ryari none se urumva ntagukunda nabwo nyine ubundi weho surabyo ubundi urashaka iki urumva ndi bugusubiza iki se urumva nagusubiza iki ko kutagombye kungora ikintu gihari ntabwo ngukunda rwose kuko singukunda iyo nza kuba ngukunda nari kubikubwira ngewe nkunze umuntu ndabimubwira abizi nta soni ngira ariko singukunda si icyo gisubizo se washakaga Cross ati Lane gabanya kubeshya ndabizi ko nkunda wimbeshye ndasekana ariko Cross noneho urasekeje noneho birenze n'ibyo nateke none se umbere mu mutima niba nkubwira ko nagukunda singukunda rwose kandi ntabwo ngiye kugukunda ngo nuko umbwiye ubwo bwambo njyewe ahubwo ikintu numva wamfasha cyiza wasohoka ukagenda ukava hano ngaha mu rugo ukagenda rwose ndumva aricyo kintu kizima wakora kuko ndumva you challenge me uranchallenge ngo nkumva rwose mbuze n'icyo gukora ubwo rero ndumva ikintu cyiza wankorera kikamfasha wasohoka ngaha ukagenda ugasubira mu byawe kandi ntuzanagaruke ndakubabariye nta iperereza ndanarihagaritse mukuru wanjye kuko yishwe n'umutima nk'uko abaganga babivuze nawe kandi koko menye impamvu nankurikiranaga no kunyirukanisha mu kazi ngaho rero waranyirukanishije genda ndaza gushaka kandi kazi sibyo Cross ahita ababara akavuga ati okay Lane ndagiye Jackie nimuza gukenera ubufasha muzampamagare nzahora iteka ndi kumwe namwe
kandi uncungire umukunzi wanjye w'ahazaza. Ndaseka ni umukunzi wawe, sohoka ngaho ugende. Jackie ubwo ngubwo nyine kuko nta kintu arenza ahita amuherekeza akagenda, uko aba yumva ko ndi umuntu mukuru wo kwifatira icyemezo, ahita agaruka arambwira tumva Ren, ibyo uyu nguyu umaze kwirukana simbyitayeho, ufite stress nyinshi cyane, umenya ibintu byinshi cyane utakabaye umenye muri kano kanya gatoya gutya. Rero mfashe tujye muri night club turyoshye turigisi, ubundi twicare twumve uko yese agera neza, noneho ejo tuzamenya ukuntu ikintu kizakurikira, tuzicara ibi tubivugeho, ndumva nshyushye mu mutwe, sinshaka no kubitekerezaho. Ejo nibwo ahana ibitekerezo tumenye ibyo gukorera uyu nguyu, gusa icyo nzi cy'amafaranga ye we ntitumukeneye, reka amafaranga ye ushyire atansiyo, tugende ngo mu modoka yanjye duhite tugenda. Tujya mu modoka tukagenda ndende mu mujyi. Murabyibuka yuko narangeze muri Amerika nijoro, ntabwo ndamenya umujyi, n'umujyi mwiza cyane, urebye nagendaga nkureba nkagenda ndeba inyubako ndende, umujyi urimo urujya n'uruza, amamodoka meza, abasore beza, mbese hari abantu beza. Ariko nyine ikintu cyantunguye, abazungu ntabwo baba bashaka kutwikoza, abazungu bavuga batureba nyine nk'abantu bari aho ngaho. Ariko rero Jackie yabarushaga amafaranga, uyu mukobwa yari umukire cyane. Ubwo turagenda twinjira muri night club yari trend muri kino gihugu muri ino minsi, turanywa, turarya, turinjoyinga, turabyina, ibintu byose byari bimeze neza cyane. None njye sinamenyereye n'amayoga, ariko kuko numvaga sinyira umunyamakuru mu Rwanda, bya bindi nagendaga nifashe ngo batamfotora batagira bate, nari ndi free nifatira nanjye amawine ndanywa, zivanga n'amayoga y'ubwoko bwose, nangira kuzubara. Ubwo ibi ngiye kubabwira noneho sinzi ukuntu muri buze kubyakira. Ako kanya nahise nangira gusinda, none Jackie ko yaramenyereye mu bintu by'amayoga, we ntabwo yari yasinze. Gusa ako kanya Jackie telefone yahise imuhamagara, icyo gibyo ndabyibuka, nari ntarasinda neza, telefone biramuhamagaye, yari Sheri wari umuhamagaye, ati Jeff ndi mu kabari ngwino dusangire. Jeff nawe ati ndimo kuza sweetheart, ndi kuza rwose. Jackie ahita avuga ati rwose Sofia wasinze man, uzi ko uri guhagarara ugahita utangira kugwa, umva se shawala ukeneye gutaha. Ahita avuga ati jya mu modoka ngo utahane. Tukwinjira mu modoka, gusa imodoka itarahaguruka ku kanya, imodoka ya Sheri birahageze ya Jeff. Tufata umwana yanjye Jeff ageze hanga, gusa ndabigenza ne kuko Sofia nese ndagusiga mu modoka uraza kunegereza mpaka. Ndavuze ngo nahana ibintu byo kumbwira ngo uransiga mu modoka, sindi kubyumva, ubundi wanjyanye mu kirori nanjye nkiryohereza. Ako kanya naratekereje mpita mvuga ati sasa none ikintu cyo gukora, Sofia yasinze. Ubwo ibyo ngibyo ni umuntu yabimbwiye, ibyo ngibyo ndi kubabwira nibyo Jackie yambwiye. Jackie ati Sofia yasinze, ngiye gukora iki? Ubwo ampamagaye Adrian Cross, ngaza nahane munyumvira ibintu yankoreye. Adrian Cross mu kanya nk'akugumbye yaramaze kugera aho ngaho, abankiza mu modoka aranahana, Sofia nawe asigarana na boyfriend we bari kuryoshya. Noneho ubwo Adrian Cross yakoze ntiyanahanye ku nzu ya Jackie, yanahanye ku nzu ye, arahandyamisha. Ibyo byose simbyibuka ko nari nabaye nk'ikigoryi nahwereye. Ndaryama mu gitondo, yandyamije mu cyumba cye, mu gitondo buracya, ndebye mbona inzu ndimo sinyizi, ndebye mbona ibintu byose byahindutse, ndebye hejuru mbona hahindutse, ndebye ibyenda nambaye mbona iyo myenda sinyizi, navugije induru, mvuze induru, Adrian Cross abaje yirukanga, ndebye mu byango mbonye niwe, none induru nyihereza umuntu. Yes, ni nadusoreje igice cya 5 cy'inkuru yacu yitwaga Ravin Shadow n'urukundo mu gicucucucu. Nizere ko yakunze igice cya 5, icya 6 cyo kizaba ari cyiza kurushaho. Nitwaga Eddie Kelody, ukomeje gukurikira televiziyo yawe 3M TV, mukomeze kugubwa neza.